mbere yaratsinzwe ubwa kabiri yaratsindwa ubwa gatatu impeta y'ikinyoma iyo myitozo zirahagije kuba icyo kibuga atakaba yagikiniramo cyangwa ngo no kuri iyo stade ahubwo akayihungira kure ako kantu ndakagarukaho impeta y'ikinyoma bwoko ki bo ni magambo yivugiye ngo agiye kwiyambura impeta y'ikinyoma nigeze maze ikibazo navuga ni yazatweretse muri bijouterie kuba ngo iyi mpeta koko ni y'ikinyoma kugira ngo namwe mutazayigura yego izi karite ntazo ntazo yakabaye abanza kuzishaka niba atazibonye yabyihorera yambura ikote by'ubushumba sarashumbike arashumbike kumva yuko muri bikino cyamunaniye agomba kukihorera kuko ntaga amahirwe atatu waburamo umuntu ni nk'uyu mubyeyi uyu mama Esther ni kireze iryo rizwe ni kireze ngewe nawe namugiriye inama ariko abantu banze kunya hari abantu bameze bari nta mugore n'umugabo baza bakambikiraniye kireze nyine nyirabukwe ngo yari diregiteri w'ishuri urumva wabwiye ko nubwo mwaba mutumvikana koko nyakoko yaba ari diregiteri w'ishuri icyo kigo ubwo umunyeshuri wiga ubwo byongera ubwo ko yigaga mu kigo cy'umubabaro atezwa abakubita $1,000 ifoto runyereke nyereka ariko kuteye ati manu bari kuvana mu gituza umaro no hasi ari cyo umugabo arega umugore we urana we nyine urana we hariya ni imbirasi yari abantu barapfirirana ngabo mwebwe bwo mupfa vuba iminsi 7 bihagije urupfu rw'agatatu nimbara mu by'ubuzima yavuze ko umuntu yishwe n'imbehe igihe kirekire amaraso aravura agapfa ntabwo abaho urumva urupfu rwa kane ni isazi zabaga ahantu zaryaga umuntu zikamununuza amaraso urupfu rwa gatanu ni ubushyuhe bwabaga ku mabuye ahari ryagwaga ku muntu rikomukana n'inyama kwatura bakihana bakatura bakihana kuri social media na mutesi bose bakihana bakatura mukaza nk'abakozi b'Imana mugabani rwose niba muzabasengera muvomye amazi mukajya mubamena usimbizi bakatura bakihana barangiza bakagenda bakababarirwa bakongera bagatangira ubuzima bushyashya Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV reka tubasuhuze inshuti bakunze b'Irembo Ryera tubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose ku isi ni ukuvuga iyo tuvuze isi nyine isi ni keretse abari inyuma y'ibico ni abamarayika naho ubundi abari n'ahangaha mwese tubahaye ikaze turabaha rero ikaze ariko tunabwira wowe ushobora kuba urwaye cyangwa se uri mu modoka ugenda cyangwa se utameze neza kubera impamvu z'intambara z'ubuzima uri mu Rwanda nkuzaniye ubutumwa bwiza nkuzaniye inkuru nziza ko Imana ishobora kukubesha mu buzima bwuzuye nicyo rero dukunda kuvuga ku Irembo Ryera tuvuga icyo bita holistic of the life n'ubuzima bwuzuye nyine kandi burimo bya bindi byose ariko niba bitanakunze none ejo bizemera kandi nibitanakunda ejo nabwo bizakomeza kugira icyo nshingiraho cyane nuko umugambi w'Imana wagiye usumba cyane ibyo wagiye uhura nabyo ejo hawe ni heza imbere yacu hari inde kandi ariko mbere yuko mukubwira ndagira ngo nkwibutse gukora subscribe ndetse na comment ku kiganiro tugiye kuganira kuko tugiye gutera ibuye mu gihuru ni muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi turi kumwe na Prophet Moses cyangwa Mose ariko atari wo muri Bibiliya ni Mose w'umunyarwanda tuguhaye ikaze batari Mose w'umufashoni wakoze amahano basabwiraga gukubita ku rutare ugakubita y'inshuro 3 ngano yarakaze rwose yarakaze cyane ariko nguri nka murumuna we genda gusa nari gukumbura ariko Cyprien umva nanjye nari gukumbura amahoro kabisa umeze utese umuntu w'umugabo Prophet yego nyakubaho Imana yaraguhamagaye nishimiye kubonana nawe niba hari umuntu nejeje kwakira ku Irembo Ryera atugukundira ibintu byinshi bikugize harimo n'ikintu bita ukuri ariko hambere ahangaha aho umaze uherutse kugira amarangamutima tubona uricaye hasi urarisa hari aho byari biteye byari ariko ni ibintu biri kukuvugwaho ngo ushobora kubukunda umudamu bita Mutesi Mutesi ndamukunda gukunda umuntu
harimo kugira umuntu inama no kuganira. Rero iyo ukunda umuntu burya ntago wishimira ko aherana n'ibintu bitari byiza. Umukunda utese ko kandi nawe kandi ngo yemera ko afite urukundo rusagutse. Urukundo rusaguka ubwo urumva nyine urwo rukundo rwawe rurenze igipimo. yavuze ko abaganda ko ntago ndakemera abamukunda bakishemo uburyari abamukunda ngo namushakana ubwe tuzabona. Oya umuntu agomba gukunda n'umuntu utamukunda. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Yego impamvu nagaragaje amarangamutima nuko kugenda kwe ntago no gutsindwa no kugaragaza gutsindwa kandi umuntu yatsinzwe aremera. Yego kandi muri we yivugiye yuko atazigera atsindwa. Rero hakabaho no kubwiriza abantu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nawe inama namugiraga agakomeza akabwiriza ijambo ry'Imana nta kibazo. Ariko ibyingo byo nta mwarimu wigisha ibyamunaniye. Yego none se ibyo ndabireke mu by'ukuri niba warumvise inyigisho za Mutesi nanjye ndatekereza ko ankurikira nanjye ndamwemera. Jesse mukunda ndamwemera. Ubwo nawe kubera ko azi kuko twabanye muri uyu murimo wo kuvuga abazi icyo mvuze n'icyo nirinze ngenda mwemera. Mutesi ndamwemera. Ariko mwemera gute? Mwemera yagiye agomeza kuba umuntu uhangana mu ntambara kandi ayibamo mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Yego so ariko twigarukire yaseze yate muri ntuza mu bijyanye na social media. Social media ngo bamugiriye inama twikiganiro nacyumvise ariko abantu bamugiriye inama yavuze barenze umubare w'abamukurikira. Niyo mpamvu rero yakaba yagaruka ari ku bintu bijyanye n'ingo n'iki ibyo byakabyihorera ibyo byaranze. Iyo ikintu cyanze urakirinda ukavuga ikintu nta muntu utagira intege nke ibibazo bafite intege nke yaziwe kuki mu masomo ko uwo ni umushumba. Wibuke Mutesi turimo tuganiraho ni umupasiteri w'umushumba. Yego ni gute umushumba akwiriye kuba afite inyigisho ziri limite? Impamvu ntabwo ushobora kwigisha isomo ryagutsinze ubwo ari bwegure ku bushumba isa nabyo kubera kugira ngo umuntu abe ahagaze yuzuye neza nuko agomba kuba afite quantité na quality na identity. Noneho iyo twatsinzwe rega nta nudakosa nta nutagira intege nkeya ariko intege nkeya ntabwo wazigira rimwe kabiri gatatu. Iyo twakoze amakosa kera tukagaruka tugakora amakosa agiye gusana yandi inshuro zirenze double eshatu cyangwa zingahe tuba tugiye guhagurutsa bya bindi bya kera tukaba tumeze nk'abantu bahora bubaka ikintu kituzura. Rero cyiza urarekera niza nama wamuha urarekera no kugaruka kuri social media yavuga ibindi bitarijyanye n'urukundo. Nk'ibiki? Azi kwambara muri fashion azigisha abantu gutega kwigisha abantu gutega cyangwa afite n'amagambo y'ubwenge akayakomeza. Ubwenge kuko ubundi iyo tugiye kumva amagambo tugomba kumva amagambo y'ubwenge ariko tukareba ngo na wa muntu yamugejeje. Akenshi niba ugaragaza ubwenge mu byo watsinze gusa wowe ntabwo ukunze kuko tuganira kuko nimba wankangu nawe n'umwanyishe rero ako niko navugaga rero. Niba rero turi ku rwego rwo kuvuga ikintu tudashoboye twakabaye kugira ngo Dawidi atsinde Goliyati yabanje kwica idubu n'intare aho abantu batareba. Gutsinda no kubanza ugatsinda intambara mu cyumba cyawe cya bezwe wowe ku giti cyawe warangiza ukaza kuri tere. None iyo uje kurwanira intambara kuri tere idubu rishobora guca mu kabiri cyane. Yego ubundi baravuga ko umuntu watsindiwe mu myitozo adashobora gukina finale. Yego n'umutoza avana abakinnyi mu myitozo akavuga ngo abangaba ikipe yangira uzuye. Utekereza ko imyitozo ya Mutesi ari nk'iye? Imyitozo
byatuma atakwiriye kwiga akina finale kuri social media. Imyitozo bwa mbere yaratsinzwe, ubwa kabiri yaratsindwa, ubwa gatatu impeta y'ikinyoma. Iyo myitozo irahagije kuba icyo kibuga atakaba yagikiniramo cyangwa ngo ajye no kuri iyo stade, ahubwo akayihungira kure. Ako kantu ndakagarukaho, impeta y'ikinyoma bwoko ki? Ni magambo yivugiye ngo agiye kwiyambura impeta y'ikinyoma. Nigeze maze ikibazo navuga ni yazatweretse muri bijuteri kuvuga ngo iyi mpeta koko ni y'ikinyoma kugira ngo namwe mutazayigura. Yego. Kuko numva iyi mpeta y'ikinyoma ijyanye n'amarangamutima ariko afite icyagamije na tekinike na tagitike cyangwa se n'ububandi bwitwaje intwaro y'urukundo. Kuko iyo mpeta y'ikinyoma kuko igaragaye hari undi muntu ugaragaye wundi ugiye kwinjira mu rukundo. Bisobanuye kandi njyawuro n'uvuga ngo nicyo kibazo navuze dufite muri vugabutumwa dukora. Hari umuntu azamuka akaba big star, izina rikazamuka, ariko baba shuti be baba friend be bakamukoresha amakosa. Yego. Nk'aba mama bamwe muri bo ntago ari bose. Dufite abakozi b'Imana bakora imirimo w'Imana neza kandi babanyembaraga, ariko dufite n'abandi bagiye bazamuka bagahita bahora n'umuntu abakubita $1,000 ifoto nyereke nyereka ariko guteye ati manu bari kuvana mu gituza umara no hasi aricyo umugabo arega umugore we. Ura nawe nyine ura nawe hariya ni imbirasi yari abantu baravirirana baravirirana. Rero ntabwo numva ko impeta y'ikinyoma yagaragara hari undi ufite ubushobozi busumbije bwa wa wundi wari wakiriye. Yego, icyo gihe ni kakane natambitsemo byaba ari bya bindi nyine navuze. Numva urukundo ntabwo rushingira ku bintu, d'abord ni urukundo nyine, ariko urukundo niba ugerageje rimwe kabiri gatatu wakabaye ureka. Twe kujya tubeshya abantu wabyihorera. Ariko we avuga ko umutima ukunda ntiwarandutse, uretse ko abantu bamunaniye. Ese ni abantu bamunaniye cyangwa niwe wananiranye? Ni abantu ubwo bamunaniye. Munise abantu batatu bakunanira cyangwa niwe ufite ikibazo? Birashoboka ko abantu bakunanira neza ntirengekereze. Gende ku ruhande rwa mutima. Rero iyo unaniwe bwa mbere, ubwa kabiri uraza ugakosora ya makosa ya bya bindi byatumye unanirwa, kabiri nabwo se bikaba gatatu. Icyo gihe rero umutoza ntabwo kujyana kuri tere cyane. Ariko se nkubwire, ujye bivuga ko Mutesi aracyari muto, nta myaka 50 aragira. Reka yashaje yakuze yagiye. Nta yaragiye ari muri 40 ningahe? Ntabwo aracyari muto. Niba ataragiye igisekizana birakora umwana. Oya, ntabwo afite 25 ngo twumve ko ntabwo bishoboka. Oya, reka muri 40 ubu uri kugenda. Ariko ho ndumva ushaka kumwica. Ejo bundi hoya iragamuntu yo warayibonye. Oya, ntabwo ari kumwicirizo. Arakuze. Wiyemera ko ari muto. Ni muvyeyi mwiza ukuze rwose. Yemera ko ari muto. Ageze mu gihe cyo kubahwa. Ejo bundi azaba afite abakazana n'abakwe. Kereka niba atabyemera. Harabura iminsi mikeyi. Ngo agira abakazana n'abakwe. Ese umukwe we watekereza ate? Byagorana kubera yuko hari n'irindi jambo navuze. Umuntu uza kuri kamera ngo ni igifari, burya mu rugo aba ari katusha. Kazana kazunguzwa akagira atya n'ikiti nakutse kurati tugatuma ifara byo mu mwuka, ariko ifara byo mu mwuka. Ariko ayo magambo ushobora ko hari aribo wayanditse nawe. Oya, ibyo ni ibiganiro bikorera. Ubwo umwana azaba ari iki? Niba nyina ari igifari ari murende, ari mashiriga, wazaza ari za Sikoyi 25. Ni ukuvuga ngo rero ikibazo gihari nuko dutoza abadukomokaho n'uburyo twitwara muri sosiyete birakonta cyane. Ikibazo gihari ni ugutoza abataratoranyijwe. Biranagoye kubera impamvu za uri umuhanga cyane nkurikirana amagambo y'ubwenge ugira. Uko gutoza abataratoranijwe ntabwo yatohereza training abantu bose utoraguye. Umuntu amuri mu gihe kamera training niyagwa kurunuza kugira ngo umuntu abe umusirikare. Iyo abantu bari kubaka igisirikare cy'umwuga
hari karite bakenera kureba ko ufite ubuzima buzira umuze bagushyira n'igipimo baragupima uko ahagaze baragukosera uhagarika ukuguru kumwe turende bako kuhaga nta kantu wasomyeho iyo wasanze udabirana uhita ugenda izi tese zakabaye ziri no mu bantu b'umuhamagara turagira abandi gusa icyo ntekereza cyo ni uko igisirikare barangajemo cyo gitoranya badashoboye kikabashoboza none twebwe rero twabeshye yuko ahubwo ikibazo kihari ni ukubeshya icyo gisirikare ko ushoboye kandi udashoboye ukaga gushobozwa uranyishe nuvuga ngo ni ukwigira ubutariwe rero njyewe naravuze ngo ibintu bijyanye ntabwo abagabo ari imyenda basimburana ntabwo ari fashion nta nubwo ari ariko gushaka gatatu kwa Mutesi mwe bibatwara iki muri ninde bibuza gusinzira muri mwe njye ntacyo bintwaye none mu ariko bikira bimutwaye ari ubikora iyo ukunda umuntu mugira inama none se kuko uko gushaka gatatu ntabwo bazabishyira ntabwo bazabishyira muri mize bivuze ngo bizubaka abantu ahubwo ibi ngibi bizatuma dukoze Imana bajyaho ikintu cy'icyasha kandi kitari cyiza sibyo profete ireka ngubaze ikibazo na Yesu muzafatanya kugisubiza ariko yasize anagishubije umuntu yageze abagabo batatu bose bagapfa rabe mwizuka za umugore mukande niko babajije Yesu ngazo bari mukande mu byukuri niba abantu bose bakiri bazima ubundi buri mukande uri mu kaundi wa mbere ariko ikibazo nanjye mfashe mu kirakomeye nanjye mfashe ko bose bazutse bareba umuntu umwe biraza kugenda bite Yesu hari ahantu yabizingiye atabwira ati bwijuru nakurogo yaragugira gute utazazana y'amatwika ariko noneho tuvuga urugero iyo udevoroshe n'uwa mbere wakaba ariho akaba atuye i Nyamirambo ariko Nyamirambo kwa hamaze imyaka 3 bakwita mukakanaka yego ukogero gahita ushaka kwa kabiri nawe akaba atuye wenda igikondo no kamara indi 5 bakwita mukawa wundi ukogero gatura Kicukiro undi wa gatatu nawe bakakwita mukakana iyo ugiye nko mu bukwe ugahura n'abantu bari muri quartier batandukanye Banyamiramo na Gikoro na Kicukiro buri burabubwira tereka suze mukakana dundi akaza n'uwo gihari umuntu yakwifata atebisonye mu matwi icyo gihe wasara wajya gisani kujya muri karisero wa warasazi usumva utari umusazi nusabwo wakwitabande ukarekande nicyo kibazo gikomeye ikiza rero numva ko gushaka cyane atari cyo gisubizo kuri Mutesi ahubwo yakaba yabyihorera kanabivamo burundu kandi nta rukundo agira narabimubwiye ntabwo urukundo rwaburamo muri batatu waburamo umuntu umwe tubyemere ko ibyo byabaye ntabwo waburamo umuntu mwabaye mu bantu niba byanze rero ni yerure nabyihorere njye nagarutse ku buzima nubwo dutekereza ko ari muto si muto wo kutarya indyo yakagombye kurya cyangwa guhitamo indyo yakagombye n'amahitamo ubwo tubivuze kubera ko turi bakuru urimo nabyumva none zo indyo zose yagiye yizera zaramubihiye arashaka indi y'iki none areka kurya arashaka indi y'iki akiriho areka kurya azinuka ibiryo agomba guturiza mu byo yagerageje kurya bikanga ibyo azarya byo bizamuhagamo kuko ageze no mu gihe atagifite imbaraga aziyumvamo waraziyumva nazo hegaga hijanje reka nkubwiye ageze mu rwego rwo gutuza dukomeza njye namugira inama navuga ngo yigenda nagaruke ariko nagaruka ibintu bijyanye n'ingo abishyire ku ruhande cyangwa se umwana wa mama Mutesi iturize no kuri shusho mede nushaka kuveho ariko wibuke ko akazi ke
nako twese dukora nako kuvuga yego nafungura uruvugiro azabaho ate azumvira bamugiriye inama ese ubwo wayimugiriye wari urumva mukunda ndabizi se niyo mpamvu nasabye imbabazi ndataka ndavuga ni wigenda nabimenye ko n'ubundi ngo uri gutegura igikorwa cyo kujya kumusura umugarura njyewe umva ngo muzamperekeze nzaza vuba mu gitondo muzamperekeze tuzajya kumugarura agomba kuvuga yahita ahura n'ikibazo gikomeye agomba kuvuga abantu bamenya avuga ikibazo rero nawe uramusabira kuvuga ariko ukamubwira ati ibi ntuzabivuga azabishobora ati nicyo kibazo uri kumutera navuga ku bijyanye n'ingo byo ntabwo tuzumvikana kandi byaranze ikiri nakubwiye Mutesi niyigisha ijambo ry'Imana araryigisha atako iryo ijambo ry'Imana rigize izo karite zira rero niba ntaza afite kuko ntabwo avuga ngo wigishije ijambo ry'Imana twasimbutse karakantu nibutse ko twasimbutse niba izi karite ntazo yakabaye abanza kuzishaka niba atazibonye yabyihorera yambura ikote ry'ubushumba se arashumbike intama izi ntama ziko icyo umuntu afite aricyo atanga zizabaho zite ariko intama azajya aterera hejuru ibyo kurya zirobanurire bazi se yabanje akabasaba imbabazi ko yabahemukiye yabateje isi n'intuzi imbabazi se yuko yagize ati yabeshya abantu urukundo ntarwagira urukundo rujyana n'ibikorwa urukundo bijyana no kugira abantu inama nziza zituma umuntu ava mu buzima arimo akajya nese uyu mushumba azubaka urugo yakugiriye inama yo kubaka irahari azajya kubwira ati nibikunda n'urugende ati hari amahirwe ya kabiri urakoze cyane nurese icyo gihe abantu bizagenda bite bivuga ngo nabari bihanganye zababwira turekura vayo kandi urugo ni ukwihangana none zo bizagenda bite azajya asezeranya abantu akoresheje manda ntabwo bishoboka agomba kumva yuko muri ikintu cyamunaniye agomba kukihorera kuko ntago amahirwe atatu waburamo umuntu ni nk'uyu mubyeyi uyu mama Esther ni Kirezi iryo rizwe ni Kirezi nawe namugiriye inama ariko abantu banze kunya hari abantu bameze bati nta mugore n'umugabo baza bakambikiranye ubusa kuri kamera ibi bintu bigwa amahoro sibyo tuvuge Azariya araje yasaze tuvuge kubera ibintu byinshi sibyo ariko nta n'umugabo utasara abonye umugore wiwe video call yambaye ubusa umuvuga butumwa wehereje ngahe akajya hariya muri dushe n'iki ifotore ibiyenze gutya ukuri kw'ibyo amashusho media bamuhakira ngo afite ibimenyetso niko yivugiye turi kuba ku byo yavuze uwo mugabo urumva atari yararenganye wasanga uriya mugabo ahubwo ari we wabeshyeraga umugore niba uyu mugabo yarabeshyeye umugore uyu mugabo ntataniye n'umwiyahuzi mwari shababu nta muntu ushobora kubeshyera umugore wiwe ibintu nka biriya Azariya yavuze ngo bizamugwa amahoro azapfa ari gicamuke yarabuze ubuturo n'ahagirira position ikigaragara nuko ngo ashobora kuba ari mu butabera ngo baramufashe ribu iracyari mu kumukurikirana ubu butabera ninda bumushyizemo si umugore se watanze ikirego ribu ikakora akazi kayo none se uyu mwana wavutse kuri Azariya na Esther uyu mwana azabaho ate bakoze b'Imana abantu b'Imana spiriye nawe ikibazo gikomeye nawe yaguraga kubwiriza umudamu nisero arabwiriza iki ubwo butumwa nabanza atanga imbabazi daboro ku mugabo kuko nta cyaha na kimwe nakosa niri na rimwe wakorerwa n'umugabo cyangwa umugore wawe mureke kumubabari ariko kandi turi abakozi b'Imana sibwiye icyo kintu rero iyo abaturi abantu basanzwe batigeze bakizwa yakabaye byumvikana yego
nk'abafashe umupanga muri 1994 batanze imbabazi barababarirana just none mu byakurikirana ngo harimo no gutoteza wacitse ku icumu ako kantu nako kagobetsamo sumva rwose namubwira yuko yaba arambitse hasi akabanza agatanga imbabazi yego urutonde rw'ibyaregwa rutangwa n'umugabo cyangwa rutangwa n'inzego z'iperereza ni inzego z'iperereza ariko zishingiye ku birego umugore makuru yatanze ku makuru umugore yatanze uyu mumama wavuze ko nyirabukwe ari diregiteri w'ishuri wakaba umunyeshuri uyu kireze nyine nyirabukwe ngo yari diregiteri w'ishuri urumva nyakubukwe nubwo mwaba mutumvikana koko nyakubukwe yaba ari diregiteri w'ishuri w'icyo kigo ukaba umunyeshuri wiga ubwo byongera ko yigaga mu kigo cy'umubabaro atezwa nande ubundi diregiteri ushobora kuba atazi ibyavuze diregiteri niwe unagena n'amasomo ari bwigishwe akareba ko yashyizwe mu bikorwa ubwo nyirabukwe ntako kazi yari afite yego ntako kazi yari afite noneho kandi ugasanga umukozi wiwe wakoraga mu rugo we arivugira ngo yafataga umugabo we nabi reba umukozi ubwo se niwe yari baramuguriye umukozi yari umukobwa cyangwa ari umuhungu yari umukobwa none iperereza ryatinda rikagaragaza ko uwo mukobwa yari afite communication n'umugabo bigatuma muvugira neza kandi barashwanye yarahavuye uwo yaba ari tekinike ubu niba barase niba ari tekinike rero ubwo n'uyu mukobwa ntazahamagazwa ko azaba yaraharitse ariko sinekeza ko bakora iperereza ngo rimuburemo ntabwo ryamuburamo bazamushakaho amakuru kuko we nta kibazo afite ariko amakuru bazayamushakaho kugira ngo babone aho bafatira bareba ukuri yego ariko ese hari niba aya makosa cyangwa se ibi bivugwa byaba ari byo byama video call bikaba byaratumye ajya kurega umugabo we ashingiye ku kuri wazi ashaka kunyura uruhande kugira ngo muri gospel cyangwa se mu kwigisha kwe bigende neza namugira inama yuko yasaba imbabazi bikiri mu maguru mashya kuko ukuri yaba kuzi hagati ye na Nuza na Zari harimo umuntu ufite ukuri kandi n'umwe kandi noneho nibirenga ko bumwe bose baraza gufatwa zikuntu baraza gufatwa izi video call se Azari yafite niki surumva n'umugore nibatatu ibyo bimenyetso Azari nabibona biraza kumuha amahirwe y'uko ibyo yakoze ashobora kuba yego yarataye ubwenge kubera impamvu yego ariko Azariya niba ari byo nta muntu twaje kuvugira hano niba ari nabyo ntabwo tubizi ubutabera buri mu kazi kabo Azariya yaba afite n'ihungabana rikomeye cyane rishingiye yuko umugore we umufasha umuvugabutumwa ukomeye cyane ku rwego rwa international yaba yarerekanye ubwambure none Azariya akazi ko byakira bikanga agasoro nyine agahita aho bagira Moses abantu bateye gutyo ubafasha iki nk'umutumishi nkawe Prophet ikintu kirimo hano ni ukwirinda gukora amakosa yatuma abo twagiye duca imbere bacanganyikirwa nk'ubu abantu bacanganyikirwa bari kwibaza ikintu izi mbaraga z'ubusambanyi urabona ko zimutse noneho ariko se burazije nonaha cyangwa ndeka abantu bari bateye bakabihagurukana none kubera ubuzima no kutakomera bakaba bameze ngarareze none bamara kuzamuka Imana bagiriye neza bagahita bagaragaza icyo bari cyo kuko ndakeka umuntu wakijijwe akaba yarakijijwe agahamagarwa agakizwa akakira Kristo umwami n'umukiza agakizwa nyine ndumva ibi bintu atabikora turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi imboni y'umuhanuzi urabona ibintu bishobora kuzasiga ingaruka ki muri sosiyete iya mbere ni ukutizerwa icyizere ku bakozi b'Imana ubu kirarangiye cyangwa kiratangiye
ubu ngubu tuvugana kuri bamwe kirarangiye ku bandi kiratangiye. Iherezo ryaba urabona rizaba riri buze gucura iki? Ni ukwatura bakihana. Bakatura bakihana kuri social media na Mutesi bose bakihana bakatura mukaza nk'abakozi b'Imana mugabani rwose niba muzabasengera muvomye amazi mukajya mubamena usimbizi bakatura bakihana barangiza bakagenda bakababarirwa bakongera bagatangira ubuzima bushyashya. Azihana kuri social media se urusengero ni naho batangarije ayo mabi yose. Ni nacyo kibazo nyine niho rero bagomba kwihanira kubera ko bakoze ikosa rikomeye ryo kuza hano barabyivugira ubwabo nk'ubu mbateye ikinyuma yaraje arabyivugira kuri social media bamutunga kamera n'undi araza aravuga ngo umugabo wanjye nanjye yarananiye ameza atya bisobanuye ngo niho bazagarukira. Yego bakongera bakatura abafana ndabyita abafana babo harimo n'abanyamagabo abo bafana bafite babakurikirana cyangwa se abantu bigeze bafasha bakamenya yuko abantu babo bihannye. Natwe twavuga rero nta rubanza rundi rwose Imana ihabwa icyo yaratuye kandi umuntu wihannye sibiri abagomba kubabarirwa ariko yatihannye ubundi ikibazo ni ukutemera bagashaka kudefanda bose ubushaka umuntu yikikurura n'undi akikurira ntabwo beme ariko singiye mvuze ko nakosheje ubundi ibintu nkwaye wibuke ko kwihana nta cyaha kiba mu cyubahiro kubaha nako kwihana n'ubutware. Rero dushaka kugira ngo icyubahiro abantu badufana abafrendi bacu abadukurikirana abaduhereza n'ibyo baduhaye ni nabo banadushuka ubundi ese minsi imbere yabo ndihana nkana njye ntabwo mvuze ngo baze banyihanire njyewe reka nihanire aho babivugiye muri sosiyete nyarwanda basaba mama imbabazi babwira ni rwose ngo tubabare turabara abanyarwanda twakoze amafuti twakoze amanyanga urumva neza niba Nazariya nabazaza akavuga ni nanjye abagabo nabakoresha ni mu mbabarire kuko bose ni abakristo urumva nibarangiza kwihana abo bafana bo bavuge ni byibuze abantu barihana kubera yuko ibintu birimo izindi imbaraga z'abadayimoni kandi bakomeye. Niba rero batemera guca bugufi ngo bihane uyu ni umutego wa Satani kandi bya Satani yaba yarageze ku ntego. Yego icyo ntekereza ko hari imbaraga zikomeye zihishe nyuma y'ibi bikorwa Satani arimo niyo uvuze kandi bagutera amabuye. Naho rero tuvuze ko yamuteye irungu yagenda akabarira umugabo we yagenda akamubarira akamukiza ariya rungu afite sijora ibintu bikagenda neza. Abana n'abadayimoni reka abadayimoni bateye abamama reka tubasengera ahubwo twirukana abadayimoni batera abadayimoni batuma ingo z'abantu bavuga butumwa kazi bamwe muri bo batari bose dufite n'abandi bamama babubatse ibintu byiza sibyo dayimoni wateye nyakubahwa Mutesi na Kirezi sibira abantu twe kujya tuba kuri kamera tudasenze niba ni umuzimu iri ni igini ariko narumiwe ngavuga Mana twiyamaganye badayimoni mu izina rya Yesu umudayimoni watomye Mutesi atubaka urugo rwa mbere kabiri bigapfa Mana noneho aho bigeze uzamugirire neza bizabane nawe umuhereze guhinduka burundu na Kirezi nuko turamusengeye mu izina rya Yesu umuhereze umutima ubabarira umugabo we n'umugabo bababarirane kugira ngo umwami Imana ivuga butumwa ndetse n'ijambo ryawe rishore kuri bo ubagirire neza ubarinde kwihagararaho Mana dore bayihagararaho bakihagararaho mu bintu bitabi Mana mu mafuti mu bintu bitari byo ubahereza umutima uhinduka umutima wo guca bugufi kandi bakihanira kureka kandi mu izina rya Kristo Yesu ubahereza izo mbaraga ubwo butwari ubwo bushobozi bubabemo mbisabye nizeye mu izina rya Kristo Yesu amen. Ndabasengeye amen. Ndabasengeye nongere nkumvishe
kirekire kuba nuko Lazaro afite wahageze asanga yamutanze ku kirwa hanyuma ngo ahita atuma ubutumwa Yesu uwiteka abuha marayika buzanira Yohana ku kirwa Patimo. Yohana ngo ku munsi w'umwami we ajya mu mwuka. Ntabwo ushobora kuba mu mwuka uri ku kirwa, bisaba kuba warabonye Imana bugufi bwawe, warabonye Kristo bugufi bwawe, utarabonye nk'ukibambwe ahubwo kuba. Aha, icyo kirwa ubwo ni iki? Ibirwa ni byinshi. Aravuze ngo hari ntushobora kuba mu mwuka uri mu kirwa. Hari ikirwa mbese buri ikirwa cyari ibucyo waba mu mwuka ukirimo. Nihitiraga ntago mbizi pa. Ibigo biba byinshi ntabwo kuba mu mwuka urugo rwakunaniye. Yego da. Nacyo ni ikirwa kandi nacyo ni Patimo y'umuntu. Ni Patimo y'umuntu kandi ntabwo ushobora kuba mu mwuka umugabo avuga n'umugore akavuga kuri social media basebyanya bagira bati urugo barushyira hanze. Ntabwo bibaho rwose. Yego. Ya. Turareba kuri izi komete ni nyinshi. Ya, reka dusoze dushima Imana ihabwe icyubahiro kandi mwasenze. Amen. Amen.